Iki ni ikiganiro ejo. Tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none rero mukaba mugiye kubana nanjye Ani Sabine umukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye Wisabye Christine. Nigena Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Christine umeze gute se? Meze neza cyane rwose. Ndabona nawe ntacyo ubaye. Igikombe cy'isi cyaratangiye. Ama equipe ufana ari kwitwara neza. Nzabitangaza mu minsi iri imbere. Reka twizere ko n'abakunzi bacu bakunda umupira w'amaguru rwose nabo birimo biragenda neza. Hanyuma rero uyu munsi turaganira kuki? Nk'uko abakunzi bacu bamaze kubimenyera, buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cya none rero turagaruka ku burenganzira ku mutungo, by'umwihariko ku baturage batishoboye bahabwa imitungo ariko ntibandikeho. Mbese kubona ibyangombwa byayo bikaba ingorabahizi. Rega burya Kristi hari abantu rwose usanga badasobanukiwe n'ubwo burenganzira ko bubaho, akaba ari nayo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi turi busobanukirwe neza ubwo burenganzira ubwo ari bwo umuturage afite ku mutungo ndetse n'icy'amategeko ateganya mu gihe uhawe inzu cyangwa se undi mutungo. Bakunzi bacu rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro kuko turumva bamwe mu baturage batishoboye baherereye mu karere ka Gicumbi bubakiwe inzu n'umuryango wa Croix Rouge y'u Rwanda ntibabone ibyangombwa, batubwira ingaruka byabagizeho. Ari naho turaza kwibanda muri iki kiganiro nka hamwe mu hakiri iki kibazo. Turaza kumva kandi umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo muri aka karere ka Gicumbi atubwira kuri iki kibazo kimaze imyaka isaga 10. Si ibyo gusa kuko muri iki kiganiro turaza no kumva ndetse no gusobanukirwa icyo amategeko ateganya kuri iyi ngingo tubifashijwemo n'umunyamategeko. Turaza kandi rero no kumva ikinamico ngira nkugire agace ka 14 nimujye kure kuko namwe mugira uruhare ku nsanganyamatsiko tuba tuganiraho mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Ikaze nanone mu kiganirisho cya none aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu, aho tugiye kuganira ku burenganzira bw'umuturage afite ku mutungo yaba we ku giti cye, uwo asangiye n'abandi ndetse n'uwo yahawe. Aho hari bamwe mu batishoboye bahabwa inzu ntibabone ibyangombwa byazo kandi mu by'ukuri uburenganzira babuhabwa n'amategeko. Tunyuze mu mategeko ahari yashyizweho, ingingo ya 17 mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite waba we ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi ntuvogerwa. Ibi kandi binemezwa mu ngingo ya 34 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite waba we ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi. Umutungo bwite uw'umuntu ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi ntuvogerwa. Uburenganzira ku mutungo ntibuhungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hakurikije ibiteganywa n'amategeko. Kristi urakoze cyane kutunyurira mu mategeko. Akenshi rero usanga hari aya mategeko atubahirizwa aho hari bamwe mu baturage batishoboye nk'uko twakomeje kubigarukaho ubakirwa amazu n'imwe mu miryango yigenga ikorera mu Rwanda ugasanga ntibahawe ibyangombwa n'inzego zibishinzwe. Urugero ni mu mwaka wa 2012 umuryango Croix Rouge y'u Rwanda yubakiye amazu bamwe mu baturage b'akarere ka Gicumbi batari bishoboye. Croix Rouge ivuga ko aba baturage bayatujwemo ari abatoranyijwe n'ubuyobozi bw'akarere. Izi nzu zubatswe zigakorerwa n'amasuku zubatswe mu bice bitandukanye by'akarere ka Gicumbi. Bamwe mu bayatujwe mu murenge wa Mutete batewe impungenge zo kuba nta byangombwa byazo bafite. Katubumve ndetse twumve n'icyo Mazimaka Emmanuel ushinzwe ishami ry'itumanaho muri Croix Rouge y'u Rwanda avuga. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Mu mwaka wa 2012 umuryango Croix Rouge y'u Rwanda wubakiye inzu bamwe mu baturage b'akarere ka Gicumbi batari bishoboye. Croix Rouge y'u Rwanda ivuga ko abo baturage bayatujwemo ari abatoranyijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi. Izo nzu zubatswe zigakorerwa amasuku zubatswe mu bice bitandukanye by'aka karere. Bamwe mu bayatujwemo bo mu murenge wa Mutete batewe impungenge no kuba nta byangombwa byazo bafite. Imyaka ikaba igeze ku 10 nta cyizere. Nta kuba mu nzu nta byangombwa by'ubutaka ufite ntago ari byiza. Aho hantu ni nahawe. Oya
nimuduhe ibyangombwa by'ubutaka tuhabone tuvuge tuti leta koko yaraduhaye ibyangombwa by'ubutaka. Wicara uzi ko inzu ari iyawe, wanapfa ugasiga abantu uti mbasize mu nzu yanjye leta yampaye. Impungenge dufite ni uko inzu zaba atari izacuka, ariko noneho iyo umuntu atanditseho nta cyangombwa afite nk'ikintu kiba kimwanditseho ntiyakwemeza neza ko ari iki. Natwe nta burenganzira tuzifiteho, mbese turavuga ngo ni ibya leta muri make. Kuba uri mu nzu idafite icyangombwa urumva kiba ari ikibazo nyine, ntabwo uyibara yuko ari iyawe. Impamvu kiba ari ikibazo ni ukuvuga ngo n'ubundi umutungo utakwanditseho uba utari uwawe. Ntabwo ari izacu bitewe ko nta byemezo dufite. Inzu barayimpaye ariko urumva ko nta burenganzira nyifiteho bitewe n'uko nta cyemezo mfite. Nta cyizere umuntu agira kuko tuba dutekereza ko isaha ku isaha hari igihe bashobora kuzitwaka kubera nta byangombwa. Njye nagarurirwa icyizere ko inzu ari iyanjye ifite icyangombwa cyayo. Mazimpaka Emmanuel, umuyobozi ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda, avuga ko abo baturage bafite uburenganzira busesuye kuri izo nzu, agasaba ko bakwegera ubuyobozi bw'akarere bukabaha ibyangombwa byazo. Birumvikana yuko uburenganzira abaturage baba bafite kuri ayo mazu ni uburenganzira bwabo nyine kuyabamo, akaba yabo. Rero kugira ngo babone ibyangombwa by'ayo mazu ni ubuyobozi bwite bwa leta bubibaha, ko Croix Rouge y'u Rwanda yo iba yarafashije ari ukubaka ayo mazu, ari gusana ayo mazu. Hanyuma abo baturage baba bagomba kuvugana n'ubuyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bukabaha ibyangombwa by'ayo mazu. Uretse imiryango 24 yo mu murenge wa Mutete idafite ibyangombwa by'izo nzu, hari n'indi miryango 16 yo mu kagari ka Ngondore mu murenge wa Byumba naho mu karere ka Gicumbi nayo yubakiwe na Croix Rouge y'u Rwanda ikaba itarahabwa ibyangombwa. Nkurunziza Pacifique mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro Ejo. Mwumviye ko kuba batabaha ibyangombwa bibatera impungenge, gusa nabo bakaba basabwa kwegera ubuyobozi bw'akarere bukabaha ibyangombwa. Reka dushimire mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique ndetse nabo baganiriye bo mu karere ka Gicumbi. Nawe dukurikiye wagira uruhare muri iki kiganiro utubwira ese ubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Reka tubibutse ko turi kugaruka ku rugero rw'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bubakiwe amazu n'umuryango Croix Rouge mu mwaka wa 2012 ariko kugeza amagingo aya bakaba batarahabwa ibyangombwa. Turi kurebera hamwe ingaruka ibi bigira ndetse tunasobanukirwa icyo amategeko ateganya. Dukomeje n'ikiganiro, reka twumve niyo niringiye Felicien, umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi, icyo avuga ku cyo ubuyobozi buri gufasha abo baturage mu karere ka Gicumbi ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Hagati aho rero nawe waba utwohereza ibitekerezo byawe ku ngingo turi kuganiraho utubwira ese ubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho. Hashize igihe hafi imyaka nk'icumi Minaloc itanze amabwiriza agaragaza uko izi nzu zicungwa. Mu byo leta isabwa harimo gukurikirana uwo mutungo bakareba uko ayo mazu afashwe, kuyitaho mvuga no gukurikirana ko atangizwa cyangwa akoreshwe ibinyuranye n'ibyo yagenewe gukoreshwa. Ba nyir'ubwite nabo iyo utujwe muri iyo nzu kirazira kuyigurisha. Muri ya myaka y'amasezerano baba barashyizeho, ushobora guha umuntu inzu yayituramo ataramara n'umwaka akaba arayigurishije, akaba yitanzeho impano, agasubira mu kibazo yari arimo kandi bitari ngombwa. Ntabwo aba yemereye kuyitangaho ingwate, ntabwo aba yemereye kuyirazamo amatungo, mbese bya bindi bituma ifatwa nabi ku buryo yakwangirika mu gihe gito. Iyo rero imyaka 5 ishize ko amabwiriza yabiteganyaga, habisuzuma bakareba ese uyu muntu kuko inzu yayifashe neza nta kibazo yagize. Iyo ibyo birangiye baba bemerewe kumuha uburenganzira kuri ya nzu, ubwo y'amasezerano asa n'ahagaze, noneho akaba ashobora guhabwa icyangombwa cy'ubutaka, akaba ashobora noneho kuyibyaza umusaruro yajya muri banki, nabo bakumva ko ari umutungo bwite wabo. Nk'uko
mubidusobanuriye kugeza ubu mu karere ka Gicumbi hari imiryango yatujwe muri ubwo buryo ariko ya myaka 5 igenwa n'amasezerano yararangiye bimwa ibyangombwa byo byaba byaratewe n'iki? Natanga urugero naho muri za IDP hari zigiye kumara imyaka 5 cyangwa irenze ariko batarabona ibyangombwa. Ngira ngo rero twaje gusanga ari ikibazo rusange. Aya masezerano nubwo yabayeho akenshi ntabwo yagiye asinywa ngo ashyirwe mu nyandiko, akaba ari mu mvugo ariko atagiye mu nyandiko. Mu nama twakoranye n'ababishinzwe baba guhera kuri Minalo, habaruwe abantu bafite ayo mazu, abatarageza ku myaka 5 barasinyishwa ariko n'abandi bazahabwa uburenganzira kuri ayo mazu. Ngira ngo icyatangiye no kumenya abo bantu ni bande, bamazemo igihe kingana iki, bitabujije ko hari n'ababubonye. Wenda simfite imibare hano ngo ni banga, ariko ntabwo mbibona nka hari ikibazo cyari gishingiye ku masezerano, ahubwo wenda cyari gishingiye ku kubiha umwanya ngo abantu babikoreho. Byasabaga ko umupimira ubutaka bikanyura mu nama njyanama ikabyemeza bakabakorera ibyangombwa by'ubutaka. Ahenshi rero byagiye bikorwa buhoro buhoro, ariko hari abandi batari bakagezweho kuko iyo batuje umuntu utishoboye kujya kumukorera ibyangombwa by'ubutaka bisaba amafaranga, bisaba iki. Ibyo byose rero byakorwaga n'abakozi b'uturere, umuntu utabishoboye ategereza ko umukozi w'akarere aza kumufasha. Mukurikije aho ibyo biganiro byaba bigeze ndetse n'icyatangiye gukorwa, mubiteganya mu gihe kingana gute? Ntabwo nahita mvuga ngo ni iki gihe n'iki, kuko dushobora gukora kubera ko navuze ngo ni byinshi byo umuntu yaba arangije akaba bibashyikirije. Ubwo rero cy'akarere kakora ndumva kagikora, icyo Minaroke yakora cyo ntisindi bukigene kuko ni urundi rwego, ariko ikigaragara ni uko inzego zose zahagurukiye gukemura iki kibazo kigahabwa icyerekezo. Ati inzego zose zahagurukiye gukemura iki kibazo kigahabwa icyerekezo, harimo ubuyobozi bw'akarere ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Arahoze cyane niyo Niringiye Felicien, umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi, ku kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Dukomeje n'ikiganiro rero, namwe mudukurikiye twababashije ngo ese mubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 82 32 cyangwa se kuri 0787 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mu gihe barimo kutwohereza ibitekerezo byabo rero, burya ngo abaturage batishoboye bahabwa imitungo na leta cyangwa se abafatanyabikorwa ba leta bafite uburenganzira buri mu byiciro bitatu, kandi ngo hari ibyo bakwiye kujya babanza gusobanurirwa kuri iyi mitungo. Reka ku buryo burambuye tubyumve mu kiganiro Maître Gilbert Ndayambaje yagiranye na Marie Claire Isingizwe. Maître Ndayambaje Gilbert, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mu ncamake, ubundi ni ubuhe burenganzira umuturage afite ku mutungo yahawe na leta cyangwa se abandi bafatanyabikorwa ba leta? Ubundi buryo ufite umutungo ugiraho uburenganzira butatu: uburenganzira bwo kuwukoresha, uburenganzira bwo kubona ibiwuturukaho, n'uburenganzira bwo kuba wawutanga cyangwa wawukoresha ikindi kintu. Mu itegeko nshinga ryacu ni ingingo ya 34. Yari utishoboye we hari igihe umutungo wubona bwa burenganzira bwose nari mvuze akabwemererwa. Ari naho usanga harimo rwose n'abahabwa ibyangombwa by'ubutaka. Ariko noneho iyo winjiye noneho ukareba nk'uwahawe kubera yuko yenda abayeho nabi, inzu ishaka kumugwaho, bakavuga bati hari inzu leta ifite, reka tube tuyimuhaye abayirimo, icyo gihe umuntu ntabwo azarekana mu burenganzira bwo kugira bwa burenganzira butatu twavuze. Ariko niba ari inzu yahawe mu rwego rwo kumutuza, bwa burenganzira bwo noneho yaburekana, kuko dufite gutuzwa by'agateganyo tukagira no gutuzwa kwa burundu. Umuturage ubundi akwiye kubaza iki mbere yo gutangira kuba muri wa mutungo? Ikibazo nge kibaho ngira ngo ikibazo cya awareness cyangwa ubukangurambaga. Ese umutungo nawe ugezemo gute? Ese niba nahawe umutungo nawe uhawe mu ruhe rwego? Ese n'ubuhe burenganzira nzagira? Bakabibwirwa mbere yuko banatangira no gukoresha wa mutungo, banatangira no kugeramo, kugira ngo bishobora no kugabanya n'ibindi bibazo bishobora kuvuka nyuma y'aho ngaho. Turi kugenda tugana ku musozo, noneho mu gihe ubwo burenganzira butubahirijwe, umuturage akwiye kwitwara ate muri icyo kibazo? Hari uburyo butatu amategeko yacu yashizeho ndetse n'inzego zacu z'igihugu zashyizeho. Hari uburyo bw'urukiko, ariko hakaba n'ubundi buryo bwashyizweho n'itegeko, ari mu buryo bwo kuba watakambira ubuyobozi. Buriya ubuyobozi nabwo bugiramo uburyo ikibazo umuturage agize ashobora kugitanga, utakambira umuyobozi wafashe icyo cyemezo, byarangira ukaba watakambira umukuriye, iyo birangiye ukitabaza urukiko,
hakaba n'uburyo noneho bwo kwitabaza ombudsman cyangwa umuvunyi nabo bagiramo urwego rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage. Nkeka ko hari n'izindi nzego zagiyeho zihari nka biro bya minisitiri w'intebe bagiramo urwego narwo rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage, ndetse harimo n'abitabaza na president's office. Ubwo ni uburyo bwose bwagiyeho, ariko cyambere nuko abantu bakangurirwa babanza gusobanukirwa uburyo babonye iyo mitungo. Ibyo ngibyo bikaba byazigiye koko bigaragara ko hari amategeko yaba yishwe igihe umutungo baba bawukuwe. Duherukana Gilbert ajya kwishyuza Donati ibyo yamuhaye byose kuko atagikundana n'umukobwa wa Alice. Mwarimu Mupenzi nawe yiyemeje gutangiza urugamba rwo kumenyesha abanyeshuri bose ko mama wa Valentine atari we waroze murumuna wa Alice, ahubwo byari igihuha cyatewe n'urwanga abanyamutenderi bafitiye abanyacyanzige, ndetse yiteguye no gutanga ubuhamya bw'uburyo yahawe akazi n'abanyacyanzige kandi yemerewe kugashaka aho ashatse hose. Byaba byaramuhiriye sera. Nimukurikire umukino. ayiwe data we Ruga ubaye ubu ninde ubatambitse igiti mu nzira koko uzi ko ngisitayeho sha komera sha Ruga erega nawe uba warangaye ugakabya ntabwo ukomeretse se we sha ndabona nashutse gusa erega mwana Karisa gateye neza nuko arako mu nkambi kuba ari uwo mu nkambi se byamubuza gutera neza cyangwa kuba mwiza bikamumara iki se sha iki ko mbizi hari abatipe benshi batinya kumutereta nzi abatipe benshi batinya gutereta abakobwa bo mu nkambi pe ariko ibyo ni ubujiji cyangwa wowe uzabaruta umutereta uzi koko reka nshaka kacu wambamba tu uretse ko na nyina atoroshye abimenye yamuraza ku giti tu ariko se mana yanjye nk'uko ko ibi bintu bizashira ryari aha inzangano zidashira isebanya rya buri munsi amakimbirane ahoraho akururwa n'utuntu tw'amafuti kabisa kandi igitangaje ni ukuntu biri mu rubyiruko. Rero Valentina hari ikintu maze kubona. Ni igiki se? Naje gusanga amakimbirane atari mu rubyiruko gusa ari no mu bantu bakuru. Cyayigo pe ahubwo bo baraceceka bakabicengeza mu bana babo noneho uko twe tuba dufite amaraso ashyushye tukihutira kubishyira hanze. None se nguye nk'urugero ndakumva Ruga tumva ibyo uvuze bishobora kuba ari byo pe. kuba ndi umwana nakuze iwacu hari umugani bakunze kuvuga ngo utazi umunyarwakayiza murunda mu nzu ngaho nyamvira ubundi nkumva bavuga ngo abanyamutenderi ngo bakunda inyama ngo nubwo barya abantu da ibaze pe kandi si iwacu gusa abanyacyanzige bakunze guca umugani w'abanyarwakayiza nkubwiye nanjye narawumvise ariko ntangiye kusesengura aho nkuriye ariko ntibikwiye pe rero niba urubyiruko rushyirwamo amacakubiri bikihuta kuyakwirakwiza bivuze ko niyo warubibamo amahoro rwakwihuta kuyasakaza mu bantu. ahubwo se Valentine ndakumva barabyumvise dupanze kuzakina umukino wa gicuti byaba ari byiza cyane abakobwa n'abahungu bakirinda mu kibuga cyanze gigahura Rwakayozo itinze ikazahura na Mutenderi cyane pe noneho match yagirangira amakipe yombi tugahurira hamwe tugasangira sibyo Esali karame urakora iki hano wenyine kutatashye nta kumarika iserebe ukajya kujya ikiruhuko cya saa sita nticyageze se nta kintu iwacu dufite sinzi niba na mama yabonye ibyo ateka cyawe pole wana nta kundi wangu none se ko ibitubaho byose tuba twabizizemo mama nazi kugerera ariya mafaranga baduha yumva iteka yahaha bike asiga akayajyana mu kigage yego wenda ntabwo aba ari menshi ariko amenye kuyagira twajya dusonza gake reka n'ibyo wana reka dusangire iby'umujama wanjye yanzaniye ukorera mu mujyi baje gukorera ino nuko nshaka ngo ndamutse niko kuzana ibyo muri alimentation ari bikumbuye kubi yo urakoze sha nanjye nari nshonje nubwo nari nihagazeho aha ngaho ureba ukuntu babashuti bawe mu icyanzigara batindi ahaha bagusize bajya kurya ubu baraza bashorera inda zibari imbere bahaze bakubwira ubusa bazi neza ko bagusize hagiye uwahera wemeza ko muri bamwe ubona ugenda ubona ko badushuka akabi kari imenyari gabanya amagambo nawe ninjye nze kujya gusangira nabo kandi rebe ntabwo uri umwana mwiza cyore dore ni nawe wanteranyije na Gilbert utuma urukundo rwacu rurangira urambabariye muko fata amasambusa ubanza ujye ubanza n'inzara ari kuvugishije oya ntabwo ari inzara rebe iyo udakwirakwiza biriya bintu byose byabaye kuri Valentine ntituba twarabigiyemo kugeza ubwo umenye ko byaturutse ku mukopi wanjye Gilbert ubwo rero ishime twararangizanyije sha uri kijujumani nizere ko ari blague ariko umutipa afise inoti nka Gilbert urekana nawe uti icyo mama mugabo
ariko nakubwiye ngo ikidona ariko koko wambabare ugakorera Imana ukangashutanije iribe mva mbese nakubwiye ngo nsohokera muri botike bitaraba nabi urabizi sinakangwa nuko nduta uretse ko kandi utanandusha imyaka myinshi ku buryo wanyigiraho ibyo ushaka byose nkakwihorera uwo kabyara we wamfashije ukampa ibyo guteka irya none gusa ko inzara igiye kutwica mfashe n'ibyo kurarira basi ubutanzirwariza ntabyo nguhaye icyo twapfanaga cyari umwana wawe Arisa twakundanaga niba yaranyanze rero namwe nimwumvireho ingaruka ubonye ngo Arisa nyange kubera ko navuze nabo munyacyanzige ni ukuri gira imbabazi byibura iyo ubimbwira nari kuba narize gucunga neza ayo baduha ibyo umbwira sinkeneye kubyumva dose sohokera muri botike uri kubangamira abakiriya Gilbert nibyo umaze koko so umukobwa wawe biteye hoya rwose nimusangire ibihano mbahaye nimubirambirwa ugiye gushaka undi mukire w'umunyacyanzige aba ari buzajya ubakemurira ibibazo Gilbert ibintu nkore sinzabyibagirwa nawe sizagucutsa ubundi kandi zakwigisha ahubwo mfasha ntuzabyibagirwa nk'uko bivuze kuko ubyibagiwe ntiwaba ukinyishyuye ampaye inka Donata Sarabate ko Gilbert amwimye ibyo guteka abahu hagati aho usibye igitekerezo cya Gilbert na Valentina cyo gutangiza imikino ya gicuti hagati y'inkambi ya Mutenderi Rwakayuzo na Cyanzige kizabafasha kubiba ubumwe n'amahoro koko nk'uko babitekereza naho ubutaha reka twizere ko mwaryohewe n'aka gace ka 14 k'ikinamico ngira nkugire inshuti bakunze ibikiganiro ejo rero turimo turanagana ku musozo reka twakire mugenzi wacu Uwikeza Christella atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku burenganzira bw'umuturage ku gicuruzwa ikaze cyane Christella rero tudatinze nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubibabwira tugeze muri ka kanya tubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyagarukaga ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu tubagezaho kabiri mu kwezi nawe ko mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku ngingo ivuga ku burenganzira bw'umuguzi aho abakurikira ikiganiro badusangije ibitekerezo ku kibazo cyagiraga giti ese mubona ari iki cyakorwa ngo uburenganzira bw'umuguzi bwubahirizwe ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati kwiye kurushaho gusobanurwa uburenganzira bw'umuguzi kuko haracyagaragara imbogamizi zitandukanye aho abacuruzi baha abaguzi amakuru atuzuye naho Nsanzimana Cribert Sabin uherereye mu karere ka Huye yagize ati abaguzi bahura n'inzitizi zitandukanye mu gihe bagura ku masoko haba ku makuru y'uburyo igicuruzwa gikoreshwa uko umuguzi abikoresha kuko hari aho usanga bidakora neza ariko abacuruzi bakabihisha umuguzi naho Imana Marke uherereye mu gihugu cy'u Burundi yagize ati uburenganzira bw'umuguzi bwagakwiye kubahirizwa dukomereze kuri Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi yagize ati abacuruzi bakwiye kwigishwa ibijyanye n'uburenganzira bw'abaguzi kuko hari abakora amakosa batabizi Hakizimana Felicien uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga yagize ati mwakuze gutegura iyi ngingo kuko usanga kenshi abacuruzi ndetse n'abaguzi batubahiriza ibigenwa n'itegeko tugana ku musozo Manirakiza Jean Bosco uherereye mu karere ka Burera yagize ati abaguzi bakwiye nabo gusobanukirwa uburenganzira bwabo mu gihe bitubahirijwe bagatanga amakuru ku gihe ubutumwa bwa none mbuhiniye aha ariko nanabibutsa ko n'ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo nge tuzasubira ubutaha arakoze cyane Christella ndetse namwe mwese mwatwerereje ibitekerezo byanyu inshuti bakunzi rero bacu tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri ikiganiro cya none twagarutse ku burenganzira ku mutungo by'umwihariko abaturage batishoboye bahabwa imitungo ntibandikweho aho hari bamwe mu baturage batishoboye bahabwa imitungo by'umwihariko bubakirwa inzu ariko kubona ibyangombwa byazo bikaba ingorabahizi mu kureba ingaruka ibi bigira kuri aba baturage twumvise bamwe mu baturage batishoboye bo mu murenge wa Byumba na Miyove mu karere ka Gicumbi bubakiwe inzu ariko ntibahabwa ibyangombwa byazo bavuga ko kuba nta byangombwa byazo bafite bumva batizeye ko izo nzu bazibeguriye twumvise icyo ubuyobozi bw'aka karere ka Gicumbi ndetse n'inzego bireba biri gukora mu gukemura iki kibazo kimaze imyaka isaga 10 binyuze mu kiganiro na Niyo Niringiye Felicien umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi mu gusobanukirwa amategeko kuri iyi ngingo twumvise umunyamategeko Maître Gilbert Ndayambaje twumvise kandi ikinamico ngira nkugire agace ka 14 ese mubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Nshuti bakunzi bacu rero nahadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ngewe nari Ani Sabine umukunzi hamwe na mugenzi wanjye Uyisabye Christine. Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Roger Nigena ari we wari uhagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.